Igitondo cyiza banywanyi bavandimwe ba Sidra Coin, Sidra Bank, nizere ko mumeze neza. Natwe ni amahoro. Turashimira cyane rero abantu bitabiriye serivisi za validation, bakaza ku bwinshi nubwo benshi baje ku minsi ya nyuma. So rero byaratugoye, bidusaba imbaraga nyinshi, ariko turagerageza kugira ngo duhe buri muntu wese watugannye serivisi. Ndizera ko byagenze neza, nta muntu watashye adahawe serivisi uko bikwiriye. Abantu bose babashije guhabwa serivisi kandi neza. Nubwo twari dufite deadline, ni deadline yagoye abantu bamwe, ni deadline yabaye ikibazo, bamwe badafite uburyo. Igituma twari twahawe deadline cyari ko bifuzaga ko imibare dufite muri systeme irangira, abantu bakahabwa validation bikava mu nzira, mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugabanya management ya system, kuko hamaze kugenda hafungurirwa amakampani agiye atandukanye, ndetse murabyibuka ko n'abaturanyi b'Abarundi aribwo bagifungurirwa, ndetse bo bemererwa abantu 100 ku munsi, mu gihe twebwe twemererwa abantu 50. So rero niyo makuru bari batumenyesheje. Ejo twarashoje nk'uko twabisabwaga, ariko dusoza tugifite abantu benshi muri systeme basabye appointment. Tugifite ibyifuzo by'abantu batubwiye ati hari abantu bari kwinjira, hari abagikeneye kwinjira kandi nabo bakeneye validation, bakeneye nabo serivisi. Mbere yuko tuva ku kazi twafashe umwanya na komite, turicara turandika twandikira core team ya Sidra Club, ko niyo ibishinzwe, tubereka ko igihe baduhaye kibaye gito. Hari raporo n'abantu bari bakeneye serivisi, ndetse n'abandi bagikeneye kwinjira, ndetse haziyeho n'ibibazo by'abanyeshuri bagiye ku ishuri kandi bakaba bamayininga Sidra, batabonye uburyo bwo kuza ku ma office ngo tubafashe. Turasaba mitinga turataha. Niyo mpamvu rero tutigeze dutanga ubutumwa ku mugoroba bwo kubamenyesha uko igikorwa cyarangiye cyangwa se uko bigenze. Natwe twasubmitingaga tugataha, hanyuma tukaza gutegereza igisubizo baduhaye. Mbyutse ndeba rero igisubizo baduhaye, badushimiye, baratushimira ko igikorwa cyagenze, batubwira ko bagiye kudukorera evaluation, kureba neza ibyo twakoze nimba nta mayerere arimo, ariko badusigira iminsi 2 muri systeme. No kuvuga iyo minsi 2 badusigiye muri systeme ni iminsi izadufasha gukemura ibibazo by'abantu bacikanwe. Ni iminsi 2 mu cyumweru. Iminsi baduhaye ni umunsi wo kuwa gatatu n'umunsi wo ku cyumweru. So no kuvuga ngo rero iyo minsi ni iminsi izadufasha gufasha ba bantu bacikanwa. C'est-à-dire bigaragare neza ko twe mu Rwanda turi kurangiza icyo gikorwa. Ikindi batumenyesheje, batubwiye bati impamvu murayizi, ni uburyo bwo kugira ngo tubalancing system. Banatubwira ko bahagaritse kiriya gikorwa, bahagaritse cya gikorwa cyo gukata Sidra 100. Murabyibuka ko
bari baravuze ko bazakata $100 buri muntu wese ukorewe validation, babaye bagihagaritse rero kugira ngo ko izo $100 zari zo kuzajya zifasha kwishyura ndetse no kumanaginga system mu gihe iri gukoreshwa n'abantu benshi. Rero bavuga ko bahisemo kugenda bagabanya amakampani kugira ngo nibura barusheho kugenda bamanaginga ayandi bidasabye cost nini kugira ngo yishyurwe. So rero iminsi twemerewe gukora validation ni 2 mu cyumweru, ni kuwa gatatu no ku cyumweru. Niyo dusanze muri systeme nonaha, nge ndabyutse, murabona ko byutse kare, niyo dusanze muri systeme, dusanga twemerewe gukora iminsi 2 kuwa gatatu no ku cyumweru. Buri umuvuga ngo ni 2 mu cyumweru. So bivuze ngo rero birashoboka ko niyo minsi izahagarara, birashoboka ko niyo minsi izagera higakurwaho, we never know, ariko niyo babaye baduhaye, kuko natwe twerekanye ko hari abantu bacikanwe n'izo gahunda, hari abantu batabonye ubwo buryo bwo kuboneka, mbese twatanze details zose zishoboka kugira ngo nibura twerekane ko abantu basigaye, kandi nabo muri systeme babirebaga ko hari abantu kuko batahawe serivisi, kuko turafitemo abantu bafite appointment. So rero igisubizo twabonye nicyo, twanishimira ndetse tukaba twanaboneraho no kubwira abantu ngo ugifite umuvandimwe, ufite inshuti ugikeneye kujoininga, birakunda yajoininga, ariko ejo umuntu wa joininze ejo, sinzi niba hari ababikoze, hari abo twafashije kujoininga ejo biranga. So hari harimo ako gaclose kuko tugiye gufunga, ariko abagira ngo hari nk'abantu bageze muri 2 bifuje gutangira ejo, badusanga kuri office turabafasha rwose biranga burundu. Ariko muri coaching baduhaye batubwiye ko ubu n'abashya bashobora kuba bakomeza bakajoininga. So rero reka tubashimire ku bwitange mwagize, kandi tubizeze ko iyo minsi natwe duhari kugira ngo tubafashe, kandi tukaba dusaba abantu ko bagerageza kubahiriza ibi bintu kugira ngo ejo tutazabyuka tugasanga n'iyo minsi bayikuyeho. So rero mugerageze mubikore. Ikindi mugomba kumenya, ngira ngo mbeshi muri kukibona ku mayenga bagaruye bwa buryo bwo kugusaba isura, bacyongereye no muri swapping, kuba wajya guswapinga cyangwa se kwimura $100 zawe zikajya kuri available balance, nabwo baragusaba isura yawe. Ngewe icyo ntari nagerageza no kureba nimba no mu gukora transaction nabwo ariko bigenda, ariko murumva ko ni umutekano wa konti zacu kandi mwiza ushimishije. So reka tubifurize rero igitondo cyiza. Ubwo ku bantu bakeneye service, ejo kuwa gatatu tuzakora, ndetse no ku cyumweru tuzakora. Reka tubifurize rero kugira igitondo cyiza. Ubwo iyo minsi twahawe, muntu wacikanwe, muntu utabonye amahirwe yo kutugeraho, nyabuna tuyibyaze umusaruro. Imana ibahe umugisha.